Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nakora naguha ikaze. Iyi ni KN Radio icakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu bikomeje kuba bubi cyane, ubugome bukomeje kwiyongera mu banyarwanda, imitima ya kinyamaswa ikomeje kwiyongera mu bantu benshi bagiye batandukanye. Ibi tubivuze nyuma y'uko umugore wo mu karere ka Burera akoreye umwana we ibintu bibabaje cyane. Ni amakuru mabi cyane, ni amakuru akomeje gushengura benshi bagiye batandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, nyuma y'ibibereye mu karere ka Burera byongeye gushengura imitima ya benshi, aho umugore yishe umwana w'imyaka 6. Murumva ko ari ibintu bibabaje cyane kandi bikomeje gushengura benshi, barimo baribaza ibibazo byinshi bitandukanye bagira bati mbese uyu mubyeyi kubera iki yishe umwana we amukorera ubugome bukomeye cyane? Mbese ibi byabereye mu kahe gace ko muri kano karere ka Burera? Kuri ubu abatandukanye barimo inzego z'ubuyobozi iz'umutekano bo baba bamaze gutangaza iki? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba nuko wadutera inkunga uyu munsi maze ukaramusi y'amakuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo ibyirishyano bibereye i Burera ryongeye gushengura benshi mu banyarwanda bagiye batandukanye. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mu karere ka Burera hongeye kumvikana inkuru y'incamugongo, inkuru iteye ubwoba, inkuru ibabaje hirya no hino. Benshi bakomeje kwibaza ku mugore wishe umwana w'imyaka 6 amukoreye ubugome ndengakamere. Iyi nkuru kandi yabaye kuri uyu wa mbere tariki 23 Nzeri 2024, nibwo umubyeyi witwa Tumushime Pelagia wo mu mudugudu wa Tatiro, akagari ka Cyahi, umurenge wa Rugarama ho mu karere ka Burera, yishyikirije urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda nyuma yo gukata ijosi umwana we w'imyaka 6. Benshi bakakuka umutima ndetse na benshi bayumvise cyangwa bayibonye bose bakagomeza kugira imitima ihagaze bitewe n'ibyo uyu mugore yari amaze gukorera umwana w'imyaka 6. Amakuru avuga ko kugira ngo uyu nyakwigendera witwa Niyomanza Amaso Nikozisoni Esther yicwe na nyina umubyara byaturutse ku kuba uyu mwana w'umukobwa mu gitondo yabwiye nyina ko atazajya ku ishuri, noneho nyina arabimwemerera, birirwa baryamye, gusa yiyumvamo icyifuzo cyo kumuvutsa ubuzima ahita ashyira mu bikorwa ubwo amukura ku buriri amuryamisha hasi, ahita amukata ijosi n'icyuma ahita abura ubuzima. Iyi nkuru ikomeje kubabaza benshi bagiye batandukanye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda. Benshi babuze ayo bacira n'ayo mamira bitewe n'ibyo uyu mubyeyi yari amaze gukorera umwana we. Iyi nkuru kandi ikaba yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugarama Ndayisaba Egide, aho yahamirije itangazamakuru ko ayo mahano yabaye koko. Mu magambo ye yagize ati nibyo uwo mubyeyi yihekuye, arubatse, afite umugabo ufunze. Byabaye uyu munsi saa 9 za mu gitondo zo kuri uyu wa mbere, gusa ubwo yari amaze gukora ayo mahano yahise yishyikiriza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda. Ubu ari kuri sitasiyo ya RIB ya Cyanika. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rugarama Ndayisaba Egide yakomeje agira ati icyabiteye ntabwo kiramenyekana, gusa turacyabikurikirana. Uyu gitifu kandi Ndayisaba yaboneyeho gusaba abaturiye kujya bagize ikibazo mu nzego z'ubuyobozi zikabafasha, aho kugira ngo giturwe n'inzirakarengane, kuko nawe wasanga ari ibindi bibazo yari bifitiye mu muryango we utagahita bitura uwo mwana w'imyaka 6. Hirya no hino abagiye batandukanye
harimo kwibaza niba uwo mubyeyi wo muri ako karere yari yafashwe n'amadayimoni, ngo kuko ibyo nawe ntabwo yaba ari we wabikoze, ngo kuko wasanga hari ikindi kintu kibiri inyuma, ngo kuko ntabwo waba utekereza ubundi wihekura umwana wawe wibyariye, ngo n'ukuntu umwana avuna, ngo bino ntabwo ari wowe waba wabikoze. Gusa benshi batandukanye bakomeje bavuga ko uyu mubyeyi baza kumuhanira mu baturage kugira ngo n'umuntu wese ufite umutima nk'uwe nawe abirebereho. Iyi ni KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Iyi ni inkuru yo mu karere ka Burera, aho umubyeyi yishe umwana we amukase ijosi, bikababaza benshi bagiye batandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Ni kenshi cyane ubuyobozi mu nzego z'ibanze badahwema gukangurira abaturage ko mu gihe cy'ibibazo n'amakimbirane adasanzwe, byaba byiza bagiye bagana inzego z'ibanze zikabafasha kuba zabungaho kugira ngo bishore mu kujya gukora ibintu bidakorwa, maze ngo bajye kwamburana ubuzima kugira ngo bongere basubire mu buzima busanzwe, iby'amakimbirane babireke. Ndagushimiye we twabanye muri aya makuru yacu uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhita ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uza mu ba mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ukabitubwira, ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahindura mu makuru yacu tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe kandi umaze kumva iyi nkuru, yisangiza abandi kugira ngo bumve aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.